Mwiriwe neza mwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, ndabifuriza amahoro n'umugisha. Mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, sinabura no gusuhuza abantu baherereye muri diaspora, abari mu bihugu bitandukanye, namwe ndabasuhuje. Nkuko nabibasezeranyije rero kubakurikiranira inkuru y'umunyamakuru Fata ku Mavuta, uyu munsi reka nze mbagezaho inkuru irambuye kuko ibye byahinduye isura. Ku yindi nshuro urukiko rwategetse ko Fata ku Mavuta afungwa by'agateganyo. Hari ku itariki 6 z'ukwa 11 2024, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku Mavuta afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranwaho. Fata ku Mavuta akurikiranyweho ibyaha byo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ivangura n'ibindi. Ni ibyaha bikekwa ko yakoze mu bihe bitandukanye yifashishije umuyoboro wa YouTube cyangwa imbuga nkoranyambaga ze zitandukanye kandi mu bihe binyuranye. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ngo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho kandi ko iperereza rigikomeje. Fata ku Mavuta yari yasabye urukiko ko yakurikiranwa ari hanze kuko afite umuryango kandi ko ubuyobozi bw'igitangazamakuru akorera bwari bwemeye kumwishingira. Nyuma yo gusuzuma niba hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho, urukiko rwasanze Fata ku Mavuta nawe yivugira ko hari abantu bakoraga nk'ibyo yakoraga batatawe muri yombi, aribyo byatumye avuga ko atazongera kwitaba RIB, bishimangira ko yari azi ko ibyo akora ari ibyaha. Rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, rutegeka ko akurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Rwibukije ababuranyi ko kujurira bikorwa mu minsi 5 gusa. Bivuze ko Fata ku Mavuta wari ufunzwe kuri sitasiyo ya polisi agiye guhita ajyanwa mu igororero rya Nyarugenge mu gihe ategereje ko ashobora kujurira cyangwa kuregerwa urubanza mu mizi. Ndabashimira mwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose ku isi, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abumva ikinyarwanda. Ndabashimiye. Iyi ni Shyaka Entertainment. Mukomeze mubane natwe, utarafungura inzogera ifungure, tujye tubana umunsi ku munsi. Ndabakunda, mugire ibihe byiza.